Ikirezi. Twongeye kubaha ikaze mwese bakunzi b'ikinamico Ikirezi. Ikinamico Ikirezi ikubiyemo inyigisho zifasha abana n'urubyiruko kugira ubumenyi n'uburere bizabafasha gukura neza mu gihagararo, mu bwenge, mu mibanire n'abandi, bagakora bashimwa n'Imana n'abantu. Twiyumvire Ikirezi. Nyuma y'igihe kirekire Muvara yasubukuye imirimo ye ariko umuryango we urahangayitse. Hagati aho Kaboyi na Prince barashyize bagize umushinga wabo kuri Rudabari. Arawakira ate? Ni mu ikinamico Ikirezi. Garuka hano Kabo, ubwo ugiye uti? Ariko ntago ngiye. Vuba none ahangaha buri wese afata igikombe cyacu zabone kugenda. Murumva? Nuko rwose yubanshyirira ku murongo bayice. Ngi cyane maze kucyoza. Abanyeshuri baracyakora icyaha muri uru rwaye amasahara. Bambarize rwose. Igikoma mama kiraje muri teremusi. Ariko kugira ngo bazakimwe bava ahangaha ni ikibazo rwose. Turagiye ariko. None se ko papa agiye ntacyo mubwiye mama. Wabona kandi mama yaratamubwiye. Yaje nasinziriye sinabimubwira. Umbwira iki Peru? Iby'umushinga wabo. Nese ko mutajya koza ibyo bikombe ngo tugende Kabo. Uretse muha mama tuvugire. Rudaba. Wabyumvise ko abana ngo bafite umushinga bashaka kubafashamo. Urumva ibyo ndamukirije mu by'imishinga y'abana koko Peru. Ni byiza ariko gutoza abana gukora bakiri bato. Wa mwanya bapfushaga ubusa bakawubyaza umusaruro. Natwe tugakorera amafaranga. Ubwo we wakorera amafaranga utukoko Kabo. Yakorora urukwavu rukororoka akazigurisha akabona amafaranga. Nibyo mushaka se? Niko bimeze ko ku mwana ntiyashobora iduka nka ririya ryawe, ariko ni byiza kumufasha gukora umushinga ubyara inyungu uhwanye n'ikigero cye. Nanjye ariko ndabishyigikiye mama. Bifasha umwana gukunda umurimo akiri muto, iyo abonye amafaranga hari ibyo yikemurira. Umuntu yakwigurira ikayi n'ikaramu. Na biswi ariko cyangwa irindazi atabisabye ababyeyi. Ni byiza rwose umwana atangira kugira uruhare mu iterambere ry'umuryango wakiri muto. None se Tereza ntiyambwiye ko mu minsi ishize bagize utubazo mu rugo, umuhungu wawe Fista akaba ari bubagoboka biturutse ku bworozi bwe bw'ingurube. Okay. None ubwo akeneye amafaranga angahe ngo bagurire izo nkwavu bakeneye Peru? Ese ugira ngo nyewe nzi kuri kwavu rugura Rudaba? Yemwe ba mukeneye amafaranga angahe yo gutangira umushinga wanyu? Ubwo ntimubona ko mwese murebanye mukabura igisubizo? Mwari mwagize ubwenge bwo guca kuri Peru se ngabavugire. Ariko ntimwamenye ubwo kumenya ibiciro bashaka. Mbega bana batekereje. Niko se Sora, ubwo urabasha kujya ku ishuri mwana wa? Mumbarize mama, ibikombe bibiri koko. Erega igikoma cyari kimaze iminsi kinanira. Abana banjye bari bakumbuye igikoma kirimo isukari itereye. Munezerwe Imana yacinzira abana banjye rwose. Kandi ifite icyizere ko ibihe duciyemo byari byo kudukomeza twese. Genda shaka kubashimira abakobwa banjye beza. Iyo ibihe bibaye bibi tubibanamo nkaho muri abantu bakuzi kandi muri abana. Turabizi ko ntacyo mwatwima mugifite papa. None se ubone mwaduhaye ibyo twari dukeneye byose. Ibindi bizaza rwose. Bizaza. Gusa ubu muri iki gitondo isengesho ryacu ryo gushima Imana. Tukanayiragiza ibiri imbere muva. Nibyo rwose kandi igihe nkeneye amasengesho cyane. Dore ngiye kongera gutangira urugendo rwo gushakisha aho ndangura ihene. Turagusengera papa. Urapfukama tugusengera. Nuko bana beza. Nibyo ko amafaranga ugiye gushora mu bucuruzi bw'ihene abonetse bitugoye muva. Imana yacu izakurinde kongera guhura n'abajura. None se ninde ugiye kuyobora isengesho? Njyewe Sora. Rero twese turamaze dupfukame dushima Imana yumvise gusenga kwacu. Tumaze igihe mu maganya, twabuze ibi, twabuze biriya, dukeneye ibi, dukeneye biriya, none yarakoze. Yego mama, papa yarakeneye kongera gukora, none Imana yabikoze. Nibyo rwose kandi nawe wakoze gufata amafaranga yo mu itsinda. Ugatekereza ko nkeneye gukora ugatera inkunga umushinga wanjye Teri. Nerega nibyo. Mama turamusabira umugisha. Nibyo rwose Imana ibyumve umuha umugisha. Kandi rero nanjye iryo tsinda ngomba kurijyamo kuko akamaro karyo ndakabonye. Ngaho tangira dusenge Janvier. Mama, Karameli. banza utere indirimbo mbere yuko twinjira mu isengesho. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka nk'inyenyeri. Ndababara
umubiri uraryana we wowe Fabrice akira warwana we ariko ubwo ujya umenya ko ndi mukuru wawe Gahi nizere ko ugiye kugura ingufu ugafunga imfunguzo ukazijugunya kure pe shabya bikwiye Fabri iri jo nasinziye nicuye numva nta misonga ikinti kagura ngira ngo singiyewe pe sha warahondaguwe pe oya ntozo ukuntu nabizi ibyo yabikandenga umuganga kanzaniye amazi nkanywa bikanga neza neza wari wabuze aho uhera umubwira ko wakubaganye ukahakura imbwa yiruka se ibyo nari nabivuze banantiye n'urushinge ariko ibisubizo byaraje ndinjira yubura amaso arandeba turarebana ataragiye icyambwira ntangira gutengurwa wari uzi ko byahwaniyemo noneho naravuze nti mana yo mwijuru ubu niba naranduye virusi itera sida ibyanjye birarangiye nziza iki koko uzize fifi nyine ngiye kumva numva muganga arambwiye ngo Gahire rero ibisubizo byagaragaje ko umva ubwenge ngo hwi icyo yakiba kirandenze azana amazi ndagatomera nsa nkuyasuka ku rutare none se wahise uhinda umuriro utyo mvaga naranduye nta kabuza none se shaka aho indwara wari urwaye yandurira hari naho iyo virusi itera sida yandurira ubwoba bwawe ni ukuri bwari bufite ishingiro pe sha reka nkubwire ijambo ko nta virusi itera sida mfite ryabaye nk'amazi aje akonje akagwa mu muriro w'ubwoba nari mfite shaho rero muvandimwe unywa imiti neza ndakuzi utinya imiti kugira ngo kirebe ubusubire gupagasa dore n'ijana nagusabaga sinkiribona rwose umve kimubabaje ariko none ariko uguzi ko muganga yambwiye ngo rero umwana w'umuhungu urarusimbutse ujye uzirikana ko amagara aseseka ntayorwe yakubwiye ukuri pe niyo mpamvu nakubwiye ngo ufunge n'ingufuri wifate kugeza igihe nyacyo umva amahirwe Imana impaye sinayapfusha ubusa Fabri rahira ko utazabona fifu ukibagirwa ayo magambo yose uvuga nonaha oya Fabri ubuzima ni impano ikomeye Imana yaduhaye tugomba kubungabunga neza ni ukuri kuva ubu ngomba kubuha agaciro nkanitwararika nkirinda icyo ari cyo cyose cyabuhungabanya ni Gahire nzi uvuga Imana cyangwa bampinduriye ntayivuga sinayibonye ugira ngo kuyibona no guhura nayo mu nzira igenda kuyibona mu bikorwa idukorera abatose sha mwana turabimenya ko tugenda twidunda nk'abapima toni ngo nta cyatubasha mavuga ko nta cyatubasha sinkirimo ni ukuri iyi minsi ishize yambereye mibi bitewe n'imyitwarire yanjye nkize ntakigira akazi ntakigira amafaranga ngomba gutangira kuri zero kugira ngo nzanzamuke nanyura muri ibi nkazongera kwibeshya ngakina n'ubuzima rero ese ubwoko kuragiye obe none se muragira ngo basane ntikinire umupira iyo dusubiza icyo tukubaje n'uwagiye gukina mwinesha umwanya ndashaka kwikinira ariko obe kutubwira amafaranga waguze urukwavu rumwe birasaba umwanya munini koko munyishyira ariko mbabwire hari icyubu cy'ubusa ngo tukwicire obe none se ndabaha amakuru y'ubuntu ubusa wowe wakwishyuza we munyisuza iki none se uwo mupira ushaka kujya gukina n'uwawe ni uwa kaboyi urirukanka ujya gukina umupira wanjye ntacyo nkwishyuje none wowe uranyishyuza kumpa amakuru tubwire natwe batugurire inkwavu twese tuba borozi none se mwaretse tukabanza tugakina ni ukuri ubwo n'ubwana bubi obe kuki wowe ufite umushinga ntushake ko abandi bana bawugira ninde ubabwiye ko nashaka ko muwugira se none se watubwiye ko inkwavu ari papa wacu uzazitugurira erega nuko mushaka kunagika mukanamuza no kwikinira urabizi obe mpereza umupira wanjye iyi ubwo se wabikora we cyane uwuzane ndahita njya kuwubika kandi ba Lionel ishimwe iganze na nshuti bategereje ko nzana umupira ngo dukine mu mupira wanjye ugende nawe ufite usebe aha harya murashaka kumenya ko urukwavu rwiza rugura yego obe rwiza rw'icyororo utubwire n'aho umuntu yazigurira ahubwo rero nungutse igitekerezo cyangwa twakura inkwavu ariko ibindi ubu biretse cyangwa mwakura inkwavu nziza nk'izo z'icyororo mushaka ni hehe obe mutegereze izanjye zibyara muzazigura iwanjye ngo iki obe nibwo mwaba mwizeye neza aho mwaziguze ariko oya rwose obe ibyo ntibyaba ari byo pe uzi aho waziguze turangire natwe twigurire dutangire korora tudategereje ko izawe zororoka papa azangurira ebyiri na kaboye ebyiri natwe tuba borozi nkawe obe harya ubwo murashaka amakuru y'ubuntu ku muntu nkanjye w'inzobere mu bworozi bw'inkwavu urongeye obe ubwo ko zihawe ubwatsi bwinshi ubona n'ubwa mbere zabwangije obe rekera inkwavu ziryo zihagaze ibyibuye fe aha n'ubundi zirabyibushye kandi nkunda ko zitajya bwinshi nk'ingurube nazo nizingana wamubonye ko agiye obe ni ukuri arongera aragenda papa se wowe se ntubibona ko atagishaka ko mama amusanga hano ntashaka mubaza amafaranga yo muri saving box
none se kazi neza ko yayavanyemo. Mfite ubwoba Obe, mfite ubwoba ko umunsi mama yabimenya hano umuriro uzaka. None se nibagafungura bagasangamo impapuro kandi barashyiragamo inota nyine hari ikindi. Uziko ndi papa na mama hamwe nkasaba imbabazi. Uziko wagira ngo papa n'umuzi fe, papa asaba imbabazi. None se ubu kari twe twenyine tuzi ukuri bizagenda bite koko? Uragira ngo bigende bite fe? Tubivuge Obe. Tuvuga iki fe? Aho kugira ngo mama akomeze kwizera ko amafaranga abitse kandi ntayo se ntitwabivuga. Ese ubwo wabihera hewe? Ubundi se papa we yayatwaraga atazi ko bizamenyekana. Fe ndakwinginze komeza iceceke. Kandi wanyemereye ko utazabivuga. Utazabivuga se bizamara iki ko n'ubundi bizamenyekana Obe? Ugize icyo uvuga ugatuma turara tudasinziriye nka kera koko. Gukomeza guceceka nabyo ni ikindi kibazo. Ariko buriya wowe ntiwarayibonye ko papa atanasinze cyane ariko akabikabya kugira ngo mama atavuga. Ese mwagiye kwiryamira abana ba? None se tugusige wenyine mama? Nta kibazo mujye kuryama dore Solange yasinziriye. Papa araje mama? Erega ngira wisinzire naza turagukangura soso. Undi se wagiye mu biri ukareka gusinzirira hano soso? Waduhaye akazi ko kurwana n'umuhungu utakuruma. Ndi wagiye kuryama. Sinshaka kuryama papa ataraza. Ongera uhamagare mama. Ubundi ko umuvara atagiye yibagirwa gushyira umuriro muri telefone kuko ubu byagenze biti. Cyangwa bayimwibye? Kandi twasenze Imana ngo ntibazongere kwiba papa koko. Ibyo mubireke twe gutekereza nabi bana ba. Hamagara Fisto bimubwire mama, mubwire ko twabuze papa. Fisto twavuganye Janvier. Kuki se atahisaze? Ubu se we ntafite ubwoba? Nta bwoba afite yavuze ngo dusenge nawe urasenga. Mwami wacu Yesu kuko ubu watuzaniye papa. Papa wacu aradukunda, turamukunda ni umuntu mwiza. Yatwigishije kugukorera Yesu no kukwizera, none turakwizeye, turakwinginze, tuzanire papa. Ngaho muzane ibiganza dusenga ibindi tubiharira Imana. N'ubundi ndumva mwatangiye gusenga. Ariko ngewe sinjyamo papa ataraza mama. Tunasenga turakomeza tumutegereze. None se papa wacu yagiyeyo koko? Mwirira abana banjye rwose mwizera Imana papa wanyaraza. None se ubu papa yabaye iki koko mama? Ubu se natagaruka biragenda gute? Ubu koko papa hari ntazi ko dufite ubwoba. Ntazi ko tumukunda ngo ahitaza. Ngaho se muzane ibiganza dusenge. No gusenga se murabyanze? Biragenda gute kandi tumwikundira? Teresa n'abana barahangayitse. Muvara se byamugendekeye bite? Naho mu kinamico Ikirezi y'ubutaha. Ikinamico Ikirezi imegezwaho na Compassion International ku bufatanye n'amatorero ya Gikristo, mukayikurikira kuri Radio Rwanda ku cyumweru saa 11 z'umugoroba. Ikinamico Ikirezi kandi mwakurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Ikinamico Ikirezi. Uramutse ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa kuri 0785 20 47 54. Naha dusubikiye Ikinamico Ikirezi y'uyu munsi. Tuzongere guhura ku cyumweru saa 11 z'umugoroba kuri Radio Rwanda.